urumva rero Mire Kamugabo mwiza usiko nagushatse ngukunze ntago twagumana abana batatu gusa twongereho byibura n'agahungu urusumva mubwire sibyo uri umuganje nkunda ke nubaha ako ntabwo nabyara undi mwana akakanya usi agapira k'imyaka 5 yishizemo nahita ngakuramo uyu mwanya oya ntabwo nshaka kubyara none aha pe ntabwo ushaka kubyara ntabwo nshaka kubyara undi mwana muri uru rugo niwe uhaha hari umwenda w'umwana uzi byose ubinshireho urumva kanya nini umuri ngwiki akwa mugabo uri umusazi nkujyana indera uri igiki ku buryo ugenda unyita amazina y'abagore atandukanye ngo umurisa ngo kayange ngo ibiki mva nkubwire wa mugabo we ndakubaha ariko icyubahiro cyose nkuba nagiye kubita hasi nta soni mwenye ndi umurisa kanyange none wasohoka kanyange wo mukuye akuye umugabo baramuroze n'umusazi n'ibiki mbabarira bakagara Unjo kujya uririmba umurisi unyita umurisi ase mabyi cy'ubundi uzi oya umva tekeka sa nyine wumve uriya niwe nakunze mbere yawe wowe byose nibicyumbwira gusa niwe muri kumwe ku buryo waza umunyitirira kandi ibyo wamukoreye ntabwo ari byiza genda mvaho genda uko usanga umurisa wawe ndeka rwose ntabwo rero nabyihanganje nta n'isoneka are ngo kari kubisa karagiye we garuka hano we ndavuze garuka hano ugomba kujya unyubaha ntukanyitira andi mazina y'abagore none se niba muzi kosa ntabwo mbabarira gusa mfukame kugira ngo ubyeme ubora ubivuga inshuro nyinshi unyita umurisi kuri kikarakano gatapfuye kereka mbabarira basi umva mbabarira ndakwinginze sibyo rero ni ukuvuga ngo iyo mubwiye uzirikane kariya kanya k'agahungu niko kazatuzungura naho muri abakobwa bo bazashakwa n'abandi bagende sibyo se cyane tuzamubyara mu myaka 5 naye ndacyakeneye kuba nyiri muto ese akagapira bakavanyemo babiki ayabana ntacyo waba bakavanamo nyine wamara kubyara bagahita bashiramo akandi siko bimeze tuzabiganiraho ngo reka njya gutegura ameza amakuru meze neza cyameze neza ndabibona ariko maze iminsi narumvise amakuru ameze ate nuko nyine ntakunda amagambo narinje kukwibariza ngambwiye maze iminsi nyine numva ngo kagatipe kitwa Ephraim nyine ngo musiye muresho kugasondeka kuko mana yanjye kugasondeka se ubundi wabona aragaki oya Ephraim ndamukunda wimusondeka ngumwiza ushitse rwe ndamukunda ntabwo bakwiye ngarashyitse ego gukora nyambaze uriya uzi neza ko ngewe nabanje kumukunda twabanje gukunda nawe ndamuzi bishoboka byose uriya muhungu ni imbwa yambereye imbwa ni rubebe ntabwo wabyumva ntushobora kubyumva uretse kukabona kirirwa kagenda gutya kari mu mapantaro mu buki kifunze ukuntu ni imbwa yuzuje ibyangombwa bivuze ngo wajangaha uje kumbwira amajwi nkayo ngayo njyewe nakubwiye ngo yakaba n'imbwa niba uri kuvuga ko ari n'imbwa nzima yaba iyo mu bazungu kuko gapfa kwambara nawe nta kindi kintu kamaze uretse kwirirwa umuntu akareba kuriya gusa ubwiye akantu kamwe ntacyo wari ukoze kuza kumpa inama ariko nimba ari imbwa ni imbwa yanjye sibyo ntabwo wabyumva muvandi njye narinje nje kukubwira nk'umuntu w'inshuti yanjye nkugira inama kugira ngo iriya mbwa uyireke kuko nanjye nabanje kuyibona ndayizi pe kugiraga inama nk'umuvandimwe siko utagitekereza neza
ubundi abakobwa bo muri iyi minsi ntabwo mucyumva inzira kuzanye ntuyizi nona bone urengo gira vuba kumva ni nakugiraga inama ariko jyewe hamana n'imbwa yawe cyangwa se ariko reka nkomange ngerageze ndebe yewe mire ndizimana kuba mbonye uraho mbona nyiraho kibwegetse ndagasha mire niko uracyariho nanubu shaka gutuma nabaye singibasha no gukenyera nyine ngo mbishusho bone ibyo turambira ngende inyoko wamfashije nabyo kumusire mu bambanda ngiye kwa winde James n'umugabo wamfashije bundi se ninde hano urahayobeye bigenze bishya mu nibura wenda namutakiba akareba bikacyasa nisa ntabwo data ahubwo nigeze kuba inshuti nawe ariko sinjirwa nkeneye kuba inshuti nawe ahubwo ceceka maze se wamubura ntabwo nshaka kugumya kumbogera mu magambo gusa ndabona barashara bashizemo imbyaro karibu kandi hasi n'unyicurire ku ntebe cyane ukiga mu by'isuku umugabo wanjye ntahita mwica njye ntabwo nkiri wa wundi Sheri, mwiriwe neza. mwiriwe sheri Ko mbona utishimye meze gute? sheri uzaga wita mfite Umpamagaye gitaraganya siko nta nubwo utumye nywa n'amazi mvuye mu kazi aka kanya uhita umpamagara ndabona utarameze neza Sheri byagenze gute? sheri uzi wa mukobwa bita Mireille Umukobwa bita Mireille wa mukobwa wahundi inshuti yawe se? wow avuye anga arantuka nawe aragutwa sheri uzi ko ngo ambwiye ngo urimbwa Yakubwiye ngo ndimbwa? sheri ngo urimbwa Aya, ubwo wamusubije gute? ndamwirukanye ndamubwira ati nimba urimbwa yanjye numva mukunzi ubundi nuwe mukobwa nzi Sheri ntiwumva erega nuwe Mulisa wa nyayo Sheri basi nyine ndabyumva byakubabaje ariko se koko ndimbwa ujye wumvamo ka njyewe Efrem sheri namurimba nuwe mukobwa wanjye nakunze gusa hari icyo utabizi buriya kari agakobwa ngo ni Mireille uzi ibintu byabaye ndasinzi we atabikubwiye sinzi impamvu atabikubwiye uriya mukobwa yashatse kumutegesha uriya mukobwa ari ibindeshyo yerewe ukuntu ameze Sheri nono ntabwo Mireille yavamo Umulisa ntabwo byashoboka Mireille ni Mireille nagende ntabwo namutereta ubwo impamvu wasanga uzakurikirana ubimenye wamenye gusa Umulisa mukobwa mwe jya witonda ugenda gake bari abantu buriya bwoko jya numva sheri niyo mpamvu kaje kambwira ngo mwarakundanye ngo umubere imbwa yagututse ibintu byinshi cyane sinabikubwiye cyashaka ko umukunda ndamubwira mu ukuri ndamubwira mfite Umulisa rimwe na rimwe hari ijyanye nsanga ndi kwimba nibigira Umulisa umva mubwira nyine kamushengure bayita utamushengure ese ko se sheri wododoma vuba madamu ngire akazi nakurangiye umuntu ajya gukora akazi azaranutse asa n'intuza akazi nyine uwo wambwiye nagenda mubura
Aka telefone frame yanguriye nzari ngenda kagurisha. Ifuremu mwako kayozo kawe. Nako ntabwo nzongera kumwibuka ariko munda igifutiro kwandika battery febre. Battery febre nje so uswari mu mfite. Ndaguhayira se cyangwa guhingira. Nana sabune meruka nsigaye ngenda ntukira abantu. Ubwo kereka mbashije kwinjiza mu kuboko nkagikoropa namara nkayasohora. Sona Ariko mbibe n'ubushuti bwanjye nako ni ikindi kibwabyaye. Mva nta bushuti ku mafaranga cyangwa ku mugabo. Sabase. Nta mugabo ngishaka na frame simushaka. Cecekasi. Niborongo araje mu mahanga no kwato bakewe. Yanzigaye nambaye Yese. ajya no gushaka umugabo asanga nawe n'umukene. Cyakwenda w'umukeye. Washatse umugabo? Nasanze ari umukene. Maze kubyara abangayesera. Twabyaranye umwana umwe. Wese ko mwanya mudakurura na muza kunsaba we amukize. Njyewe ndishakira icyo kurya nta n'umugabo ngishaka nako nzagakunda ari uko convention yabaye nyakatsi na Kigali yabaye ubuke. Kugeza aho wavukiye ntabwo bateka njye ndaguhingira cyangwa ndaguhahira. Uziko nyine nta muntu ujya untera isesemi cyangwa impuhwe. Rezo nubwo ibyo bikuba imbogero uziko nyine nakugira impuhwe. Ariko mbare wamfashe. Basi se Ephraim ari hehe ngo musuhuzeho basi nawe niko ari bungire. Kena kuje buke frame. Gusa taje upfe kumusuza none ntago umuntu uko nkawe yamwiteza. Miriya makuruzi ni meza shani iminsi myinshi pe cyane. Gusa niba warumumbuye Nari gukumva ariko mfite agahinda. agahinda kumana kagira inkuru. Mfite agahinda. Nakunze umuhungu witwa Ephraim. Ariko hari umukobwa ugiye kumuntwara neza birarangiye. Umukobwa n'ubwenge dufite. Mfite agahinda ndi kukubwira agahinda mfite. Mbwira komeza numve yenda hari cyo nagufasha. Yewe nanamukunze kuva kera. Umukobwa aramujyana. Ntabwo uri kumva ikinyarwanda. Ubwo se ako gakobwa kameze gate gafite metro zingahe cyangwa kareshya gate? Iby'indeshyo ntabyo napimye icyo nzi nuko abagiye kumujyana kandi ndabizi ko inshuti yanjye yamfasha. Okay, noneho umva rero nkubwire. Sushaka ko ngufasha? Ibyo ni ibintu byoroshye kuri njye. Ako gakobwa se kaba kari hehe ngo kampase nkwereka ibyo ngakorera. Rero ninjije. Naramubeshye mubwira ko mufitiye akazi. Kandi ako kazi kari ahantu kure nyine ngomba kujya taha rimwe na rimwe. Ubwo rero ndagira ngo muri ako kazi namuhaye upangemo deal. Ako nta kazi kanjye. Wowe mungezeho mwereke. Umva ndagukorera imiti. Utumye nongera gwishima. Umva pfa kuzana kaje. Ikintu nakubwira cyo. Uzagenda umusigeyo ndabizi ni n'agaturage nikazamenya ko kazanyura. Umusigeyo telefone uyitware ukarindagize. Ku buryo katazongera no kwibuka inzira ikajyana aho kavuye. Umva nangira bisi ku mafaranga ndaroze. Ako gafone nikomeraho njya. Afite agafone kazimase basi. Wowe telefone gusa afite telefone icyakora uzayirye numara kwibya abure nahanyura. Icyo nshaka nuko Ephraim abo wanje. Erega burya umva nkubwire. Voka yimbwa imanuka ihiye. Ubwo ibiryo nabibonye okay sawa tubonana ubutaha. Umva mubyo uvuga sonje kumva izina Ephraim mu kanwa kawe. Ngira namukundaga ariko naje kwifunguriza kuri bata. Are uyu mwanda yahomaga kuri swikiro akiri umusore no yari agakobwa ngo ntiyashaka ko nta mwurugo none aje kudusaba. akoma na nyiza kazi. Umeze gutyo sibona papa yamwemera. Namwe ho magona mpamvu siko yamwanze. Abandeba siko nazi. Aha. Usiko kutambeshya amateze. Kicaza umushyitsi hasi. Oscar yakushimye. Yego.
Muri ni wowe njye ugafata umuntu marabe karakana nagashoreza ugafata muri sikomikiza hasi wowe ko wajeka kumtuza imbere umugore wawe mugende toka kwenda kwenda pumbafu funga ngaho muri Simbowe kuko karibu akukiza hasi koko ntasuni wese nuvuga ko intebe nzanduza wicara singiye waziguze se nageze hano baranuka banserereje ako uyu mugore nzamwita umva we nzakwica cyangwa nzakora iki ndaje nzibakiriye ziba ruzingo rw'umugore ziba uranduka Nikuye. N'inkweto zawe ahubwo ambara di. ageze hano barankwenura baransika mama ngo ndanuka buriya wari uzi ko nanjye nari nzi ko wapfuye Fewe ngapfa ntubimenye. uzi ko Mireille yari inshuti yanjye yaranshutse ngo amboneye akazi aragenda njugunya ahantu mu cyaro ngezeyo inzara iranyica